nitakurunguza usirudie tena kwa mtu huyu. Wewe shetani utalungula sasa hivi. Shetani tunaiwa vile mimi nafanyaga wewe shetani. Turudi hapa tu. Tuliamwa na Yesu. Tuliamwa ni Imana. Njye twita Fabien. Mamishe yashize banjye moto. Nza kubyira muganga ko banyibye moto. Sasta arambira ngo sasta z'ijoro ngira bingezeho. Moto yanjye nkaba narayibonye ni nayo najeho. Mureke nge no kuyatsa mwumve ni nzima bose. Twashobora kuvugana ari igiswahili ndacyumva, ari igifaransa ndacyumva, ari iringara ndaryumva, ari icyongereza ndaryumva. Gasaro TV. Dukomeza kubashimira abamaze gukora subscribe, share, comment nkuko mubisi tubageza inkuru zitandukanye zo hirya no hino. Uyu munsi twafitiye inkuru idasanzwe y'umuganga gakondo uvura indwara zitandukanye, uvura indwara zose. Tukaba twaravuganye nawe araturangira, ariko akaba ataratubwira location neza. Tukaba turi mu gace neza turangiyemo, ariko ndi kubona twarangisha ku buryo tugera kuri uwo muganga neza ahakorera. Yandi kubona umuntu imbere yanjye, reka murangisha. Shetani. Kimbia, acha mtoto mwanaume. Unamfuata kunini wewe shetani? Wewe mimi nakurunguza wewe. Wewe shetani, mimi nitakurunguza usirudie tena kwa mtu huyu. Wewe shetani utalungula sasa hivi. Shetani tunaiwa vile mimi nafanyaga wewe shetani. Shetani wewe. Toka ndani ya humu. Jina la Yesu. Turagie wewe. Wewe utarudia. Kamata pale. Kamata. Bado habayaisha. Na habari bagenda. Na numusigaye. Baragiye. Na numwe. Bose baragiye. Barakuretse. Baragiye. Kwa dukoresha na Biblia. Mereza Biblia aho ngaho. Zana vuba. Wewe shetani ukarudia hapa. Tuliamwa na Yesu. Tuliamwa ni Imana. Haguruka wicare. Fasha. Icara aho ngaho. Wabonye buriya byari byaramufashe byaramurenze, byari 12, ariko byose ndabitwitse bimuvuyemo. Uyu muriro n'ubashije kubitwika byose urabizi ikizimu shetani yangana n'ikintu cyitwa umuriro. Uko numvaga ijwi yavugaga mbere sibyo ari kuvuga kandi nureba buriya byose bimushizemo. Mbere ngitangira byari byitangiye kwanga, ariko mu gihe babonye ubushobozi bwanjye bigenda bigiyemo kimwe none hasigaye kimwe kinini gikomeye, none nacyo kimuvuyemo wenyine abyivugiye ko kimuvuyemo. Ararushye buriya no kubera yuko biramurekuye kandi byari ari byo bimufitemo imbaraga. Ubu yabasha kuvuga umuriro. Ubu yabasha kuvuga nta kibazo. Urumva noneho umeze ute bitandukanye no hariya gatoya? Ndumva ubu ngubu nta kibazo mfite. Mbere se wumvaga umeze ute mu busanzwe? Mbere nabaga nicaye ariko simenye ngo ndi heto. Ukajya ubona mvura ahantu utazi. Ubu uri kumva uri kubona ahantu turi ubu ngubu. Mwese ndi kubabona. Ngubu nta kibazo. Kumva nta kibazo kabisa. Wumvise rero ukuntu umwana yaje ameze, ntabwo ariko akimeze. Ubu ngubu ngewe iyo ndi kuvura, iyo ndi kuvura ntabwo ngewe nk'ubu ngubu muha igihe agomba kuzishyurira. Muri kunyumva hari buriya ahangaha. Wumvishe mukobwa? Wumvise? Musaza wawe yarameze nabi cyane, byari byaramugize ukuntu yarameze, byose bimuvuyemo.
uzaza ahangaha rero kugira ngo ababyeyi bishime ugomba kureba akayoga k'ababyeyi ukagashyira aho ngaho mu minsi uzabona bitagarutse ubu ngubu nabitsiritse uzaza kunshimira nasi bamuhaye ka gapira yakemera noneho kukambara arabanza aruhuke umubiri we ntabwo wari wakomeye iyo mwamuhaga imyenda none ntabwo yayambaraga yari yabijugunya n'ikabutura yashakaga gukuramo niyo mpamvu tubona yabaye gutya aratambuka mfite ahantu nk'aba ngaba barushye bicara bakabanza bakicara niyo nzoga nkwereka uko tubikora mbere yo kujya kwicara tunariye mfite nzagaruka kubashimira ndi kubona uko bimeze urakoze shyira hariya arambura hariya rangiza umuhango ku mwana yazanye ngaho bikore mwabonye buriya rero ariya mafaranga iriya nzoga ni inzoga y'ababyeyi baba bamaye uburenganzira bwo kugira ngo gira naho ubundi bwo ntabwo nca amafaranga buriya azagaruka kugira gute kunshimira niko bimeze uriya muhango wo kubakozaho amafaranga bazanye ku kayoga k'abakuru se biba bishatse gusobanura yuko byerekana yuko ababyeyi babyishimiye azana 5 azana 2 azana ayafite yose ntabwo mvuga igiciro agaruka kunshimira nyuma oya abazaza kunshimira nyuma yabonye imirimo wamukoreye n'ihinduka ryo mu mubiri w'umuntu we cyangwa nawe ibyo wamuvuye aza gushimira nyuma uhwanye n'uburyo ki bya bintu byakira yego weho haguruka turebe yuko ufite imbaraga mureba yaje atameze gutya none dore afite imbaraga ari kubasha na kuvuga namwe muri kubyiyumvira tambuka ugende wicare hariya wicare aho ngaho ku karago ubanze utuze ndibuze kukubwira amasaha uza kugendera umva mukobwa musaza wawe ubu ngubu gahunda zirarangiye abaye muzima nta bindi byongera kubigira nta bindi buriya arakize cyangwa ube wicaye aho ngaho cyangwa agenda wicare hanze ngiye kwakira abandi hariho n'abandi baje hariho abandi nyaki bakira murakoze cyane no kuza kunsura murakoze cyane murakoze cyane abo twageze ni amahoro karibu gaturebe bikurikiraho mwicare hariya karibu mwicare karibu babyeyi karibu habari muganga mzuri yule mtu wa Bukavu munanifuata si mnajua Kiswahili muzi Kiswahili mimi naweza siongea naye Kiswahili sana watoto wangu wote walipona ndio maana kukuja hapa na huyu bibi yangu kusudi utuone na tuko wazima lakini watoto sikukuya nao juu ya bato sasa asante sana unafaa mzuri sasa aravuze uyu muntu nureba imiti yanjye irakora pe n'umuntu uri Bukavu yego yuko iyi nomero zose ari hehe ari mu mahanga hose bagomba kuzigira ari umunyamahanga ari Kinshasa atazi Ikinyarwanda yanshakira twashobora kuvugana ari Igiswahili ndacyumva ari Igifaransa ndacyumva ari Lingala ndaryumva ari Icyongereza ndaryumva ari muri Amerika ashatse kunshaka nawe yanshakira ku iyo nomero kandi ikindi nakongeraho ari Kinshasa atabasha kuza yakohereza ifoto n'amazina yari Kinshasa akayohereza ku iyi nomero nkaba namufasha ndi hano mu Rwanda ari Kinshasa cyangwa ari muri Amerika yanshakira ku iyi nomero tukavugana akaba yakohereza